mwana abasuzugurana ubuzima mwaciyemo kandi ikibabaje muhabwara namwinjirije amafaranga nungu bakibusaruramo mumuha ubuzima bwanyu nuko mubaye nko mwafiyasanyije arangije abubyaje amafaranga afasha umwanzuro kubatura hasi nta n'isoni ngaho namwe nimwumva ibintu n'abatekereje kubakorera kandi mwaramuzamuye mwaramwinjirije mwaramuhaye ibiganiro bikamwinjiriza ngaho namwe mwumva ngo n'ubutindi n'ubugome mufata umwanzuro namwe mushingi yanyu cano niba twajya kubarira kuri za buri tuzaza kubarira kuri za ukunuza yanyu kuri cano yanyu pana ku muntu pana imuzemera umuntu nge nanga umuntu yansuzugura ari kumuvuga Yesu mwamuri kutubeshya naga ari uko Yesu naga ari uko yaje ameze we yarabwizaga karabwira n'abantu ngo bagende no kumera zisi none umuntu araje abwirije ubutumwa kuri cano yawe unagushaka ajya kuyindi cano ubwo se ubwo uri mu biki uri kubwiriza ubutumwa cyangwa ahubwo uri gushaka imitungo mu banyarwanda no mu banyamahanga ngo atagunya kuri cano yawe ngo uzamukubita hasi reka nkubwire pe aho ora butumwa buri kuvuga na cano yawe nta nubwo ibihuye n'ibyo ukora nawe ibyo ukora ntabwo bihuye na cano yawe kuko wayiseza burishya ariko ntabwo uri kuvuga ibya zaburishya niba uri kubwira umuvuga ubutumwa hagurukije ngo vayo uvuga ubutumwa kuri cano warangiza ukamuzidika ngo yere kurenga kuri iyo cano ndakubwiza ukuri ibyo urimo ibyo uvuga n'ibyo ukora bitandukanye n'inzira uri kubwira abantu uri kubarizwamo uko usa n'ibyo ukora bitandukanye n'iki n'umurongo uri gukoreraho ariko uko byaba bingana rwose n'umugabo wubatse kandi yubatse neza kandi nukuri nkuko nabivuze mu kiganiro twakoranye bwa mbere namushimiye intambara yarwanye mu bintu bitari byoroshye hanyuma rero mubaza byinshi iby'amamoto mu muhanda amasaro avugwa n'ibindi bigiye bitandukanye ntungurwa no gusanga ahubwo no kubona isukari y'umwana ari ikibazo nsanga bagikuyemo imitima bakibaze kuko barakibaga bya nyabyo n'umuntu ukunda kubaza aragutondagira kubaza ariko nkumva nta hantu yagiye mubaza kereka akantu akunda gukorera ngo reka da none se ngo nibishaka ariko kumva n'ubundi jambo ntirirangi ari kibi njya muri yumviye rero umugabo ubundi ndababaza cano ihari yo kuvugirwaho information cyangwa se ubutumwa nimwe nyene ya BASUBIRANYEMO twongeye kubasuhuza mwebwe mudahwema mudukurikira umunsi ku munsi turabasuhuje amahoro y'Imana nabe muri mwe uyu munsi rero mbazaniye inkuru hagati y'abantu Belize ya umugabo wiwe BOAZ na Theo mbabwira naga ari bose babireba cyangwa ngo umve ngo ni Theo uriya nyakwigendera hoya ni Theo uriya uri kuvugwa cyane kwizi mvuga nkoranyambaga ni nibishaka nuwo bita PLaisire muraje mwumve Theogene aragira ati PLaisire awukoresha ikiganiro ngahakubaza ngo mbese ngakubaza ibibazo akagutega imitego akakubaza ibibazo byamva henda jyahe ngo ikiganiro akakibaga neza ngakubaza ngo kuburyo ngo ubura ushobora kubana icyo usubiza kubyo ari kukubaza ariko afite icyo ashaka kugeraho bavandimwe birakwiye ko umuntu bakomeza kumubaza bamubaza ubuzima bwamva henda jyahe bamubwira ko afite amamoto mu mihanda bamubwira ko afite amasoro azi neza ko ibyo bintu ntabyo afite uko ni kwakunda umuntu arushaho kuba umucakara w'abandi ariko ubundi gute umuntu aba umucakara w'abandi ibyo abandi bakora nawe yakagombye kubikora remureke rero baji bababaza bababwiye gushinga imbuga zanyu ngo mujye muvugiraho murabyanga muhitamo kujya mucishuro ku yandi macano mujye muhama hamwe bababaze kuko niba ngewe meze ukunguku navuze ni niba nkunda mikoro koko nkaba nkunda shusho media reka nishingire cano inge mvuga igitekerezo cyane itambutse uko mbyumva mwego mukamwemera guhembwa kugira ngo babavomwe amagambo mujye muhama hamwe bayabavomemo nyine bababwire nibyo mugomba kuvuga kandi muze mubivuga bitewe nuko muri kwera amafaranga bavandi byari bikwiriye kugira ngo umuntu w'umugabo koko baze bamubwire ngo uvuge ko ufite moto mu muhanda nawaze yemere ngo moto ndayifite
uyu BLAISIRE ni kenshi abantu bakomeje kumuvuga bavuga ko agira puranka ariko nibabyemere. Bamwe rero kubera ko bamaze kumubona nka Yesu wabo bumva yajya avuga ikintu ngo bakacyemera bakagishingira bakumva ko icyo avuze ari ukuri, kugira ngo uzabemeze ko akora puranka kiba ari ikibazo. Wenda puranka n'izirorere kuko na filimi bayikina nta cyabaye ariko bari kwigisha ibintu bishobora kubaho ku bantu. Ariko se gute ubu uri umuntu w'umugabo abantu bakakuzana ati vuga ibi nibi, vuga ibi nibi, ngo uvuge nibi nibi ukemera, cyo kikaba uyumvire. Gusa abatarakora subscribe kuri channel nimwiyandikishe nkomeze mume like na comment, nkomeze mbihera ukuri ku bantu mubona ko ari abantu bavuga ukuri kandi ibyo bakora byose ari amapura akaba bahimbye. Mwifurije naba ngiye kubeshya nukuri kuko iyo ubajijwe n'umuhanga ufite experience mu kubaza bitewe n'icyagamije bishatse kwerekana icyo we ashaka, ubundi ngewe icyo nakuyemo ibintu bibiri. Nakuyemo gufata Belize na BOAZ akabagira injajwa, icyo nge nakuyemo. Hanyuma noneho agahita afata initiative cyangwa se decision yo kutazongera kubagarura kuri Zaburi. Ikindi kwari kugira ngo umukungugu bigaragara ko twamusize cyangwa twamuteye yagombaga kwikunkumura akawihungura, kuko uyu mugabo ni umwe mu bantu bafite impano y'insigamigani bigorana gutomora ikinyarwanda cye. Kenshi nkora n'icyaha kugira ngo umuriro udakomeza kwaka, ko ngewe nta kibi nifuriza PLaisire. Ni ukuri kw'Imana, Imana ireba mu mutima irabizi ko ntacyo. Biravugwa ko rero mu batumirwa ba PLaisire uko agenda abazamura abakoresha ibiganiro, biravugwa ko akomeza kubabwira ko ashobora kubazamura umunsi umwe noneho undi munsi akabatura hasi, ni bakajya babona ababakoresha ibiganiro. Bityo rero muri izi nkuru ziri muri biravugwa bavandimwe, reka mbabwire turi mu bihe bya nyuma, ibihe byo gutuma abantu bikunda, ibihe bituma abantu bikunda bakumva yuko niba umuntu akoze ikintu kibi batamuvugaho kandi icyiza akoze cyakomeza kuganza, kandi bakirengagiza ko yukoze ikintu cyiza ukarenzaho ikibi, cya cyiza wakoze gitwikirirwa na cya kibi ukoze nyuma. Uyu BLAISIRE biravugwa ko azamura abantu, akabazamura koko bagatumbagira, ariko yashaka no kubakubita hasi akabakubita hasi. Mu buhe buryo? Abakoresha ibiganiro nk'umuntu uri kubazamura bagashyira ubuzima bwabo hanze bwose uko bwakabaye. Nimbabwira uko bwakabaye nubwo ni ukuvuga ngo bavuga ibijyanye n'ubuhamya bwabo. Noneho BLAISIRE icyo akora, yabonye umaze kujya ku yindi cano irenze imwe cyangwa ebyiri, akabona ko ugiye kandi wari umutumirwa wiwe, akora ikintu cyo kukubita hasi, akagusiga icyasha, akagusiga imyanda, ku buryo n'abandi bawukurikiranaga kuri cano yiwe ndetse no kuri za zindi batangiye kukwita umuntu w'umugome kandi ari we wakuzamuye, yarangiza akaba ari nawo abo wa mbere wo kugutura hasi. Mwebwe mukurikira Zaburi nshya cyangwa se n'andi macano, mubona ibyo uwo mugabo koko yabakora ari byo? None rero ngira ngo mbasesengurire aba bantu ko ari batatu, ari PLaisire, ari BOAZ na Belize na Theogene. Aba bantu bose ni bakuru, ubu ni abantu bane. Ari PLaisire arubatse, ari uyu muryango wa BOAZ urubatse, n'utewe n'ubushaka arubatse. Mwebwe uko mubyumva, murumva abari mu makosa ari abahe? PLaisire aragira ati njyewe nakuzamura narangiza nkongera nkakumanura. Ibyo byo ni ibintu bizwi n'abandi barabivuga, sinatewe nibishaka wenyine abivuze. Ariko nanjye ngiye kubaza nibishaka ikibazo, ari kuvuga ngo PLaisire namwanze ngo kandi ngo niyanamwanga nako ikose cyo kumwanga. Yego koko nago yamwanga, ariko se ndibaza umuntu yo mwabonye, njyewe ngira ngo mbabaze. Noneho ikintu kibabaje, biravuga ko muri iyi minsi akimara kubona iki kiganiro ncishijeho akanuza gato aka intro gatoya, yatangiye abahamagara abaka ikiganiro. Muraje mwiyumvire uko byagenze. Noneho muraje wumva uko byagenze akimara kubaka ikiganiro. Pasi yarampamagaye aranyushya, nibishaka mbwira ibyo mvuga. Ako muranyushya muri abana
aho yabwo uri umwana papa wubatse ikintu cyamabaje ni nuko yavuze ngo BOAZ umuryango wa BOAZ uje gusaba imbabazi uhitureba icyaha basaba imbabazi bakakibura ni ibintu ni igisubizo kiraba cyoroshye cyane ni yego cyangwa oya kugira ngo bize koroha hari umuntu n'uyu numwe wigize ukubwiriza ibyo uvuga muri kiriya kiganiro twaganiriye abe isezerano twari kumwe abe nibishaka abe njyewe cyangwa se n'abandi twari twicaranye hariya ntaganiriye simwigizemo abacamanza baragwiriye ariko umucamanza yongera aturanye abacamanza bari ku murongo aragira ati baje gusaba imbabazi ariko nubwo titiri ivuga ko baje gusaba imbabazi bano bantu nta mbabazi bigize baza kumusaba pe bakoze ibiganiro bisanzwe nk'uko yakikora ahandi aravuga ati abona gushije cyangwa se abona acumuje mu byo navuze bambabarire ariko biratangaje kuba yaranditse title akavuga ngo baje gusaba imbabazi mu mbabare ntago ndi mu matiko ariko tujye dushyira ukuri ahagaragara kandi abavuga ko tudasoma Bibiliya cyangwa tuvuga ibya Bibiliya ni ukuri Bibiliya turayisoma ariko n'ibyo dukora byose ku bantu basomye Bibiliya tubigenzuza ijambo ry'Imana uyu BOAZ kugira ngo atangire urubanza rwo kuvuga ko baje gusaba imbabazi cyangwa se yandike ku iteto avuge ngo aba bantu baje kumusaba imbabazi bari bazimusabye ko bari bavuze ngo abo bacumuje cyangwa se bakagira abamubabarire yaravuze ngo navuze BOAZ nabi imbana imbabarire cyangwa nazabona nshya imbabarire ariko biratangaje kuba abantu bifata ngo yego ngo warabazamuye ngo wabakoreye ibi nibi ubundi BOAZ azamura abantu n'Imana nawe ahageze n'Imana yamuzamuye nago yajya kuvuga ngo yazamuwe n'abantu ariko rwose kambabwire uyu BOAZ mwise Yesu wanyu mwumva ko ibyo avuga byose ari ukuri ubundi gute mfata umuntu ukamuhindura nk'akamana kanyu kandi Bibiliya avuga ngo abiremera Imana zabo bazabona ishyano mujya mushyira ukuri hanze ntihakagira umuntu wifata ngo ajya kunyega abandi yumva ko yabicisha condition y'ubuzima barimo niba niba uyu muryango wenda nta kuntu umeze si ngombwa ko ntago byari bikwiriye ngo BOAZ yumve ko yabafata nk'insina ngufiya icibwaho urukoma n'ubonetse wese biba bibabaje kandi binatangaje kabona naho inkuru yaba yarabaye saga irenze nta mpamvu nimwe kumva ko yabacaho urukoma nk'insina ibonetse wese kandi iyi ngeso BOAZ arayigira kumva uko abonye umuntu yamufata nk'insina ngufiya uko abonye umuntu akumva ko yamufata uko ashaka yakora ikiganiro yumva ashaka mbese yavuga ibyo we yamubwiye kuvuga BOAZ nge ni wanabinkura ariko buriya nago wambwira ngo vaye kuri kamera zanjye ngo kuko naziguze nga miliyoni ngo uravuga ibyo numva nshaka mvuga ibyo wumva ushaka se kubera iki nago nabivuga naho wanyica ngomba kuvuga nanjye ibindi mwo bimfasha byo kuvuga ngo ndavuga ibyo ushaka iyo ngeso urayigira BOAZ urayigira ariko ndakubwiza ukuri bagiye kukwanika nawe ubibone kumva ngo nuko baje bakugana warabazamuye bakakora ubukwe ukumva ko bagomba bavuga ibyo ushaka nuko kamera ari izange ibishora ari ibyawe ye baba we ugiye nawe ugiye kubona ko ibyo ukora atari byiza pe muraje mwumva ukuntu ikintu cyatumye nuza avuga BOAZ ubundi BOAZ ajya avuga makeya naga ajya avuga amagambo menshi cyane pe ariko ikintu nuza BOAZ yavuzeho cyane atera commentaire ibiganiro byose bakoze aba bantu nibigize bavuga amagambo menshi ariko n'ubwa mbere numvishije aho nuza uyu mugore wa nuza wa BOAZ yavuze amagambo menshi uraje wiyumvire kuko abantu bari guca imanza zidahari nande se umuntu bagana ikiganiro n'ibiganiro byose bigasaba bikavangavangwa kuva nabaho nabera nibwo bwa mbere BOAZ akoze ikiganiro kitanyubaka ngo hari ikiganiro twakoze ngo nibishaka cyari kibi rero twe twaravuze kugira ngo tworoshye ibibazo nimba muri cya kiganiro twakoze hari uwo twakomerekeje niko twabivuze atubabarire twavuze ngo nimba hari uwo twakoze kuko nyine nimba umuntu akubwiye ati ikiganiro mwakoze ni kibi ukavuga ngo nimba hari uwo nakomerekeje ambabarire niko twebwe twabivuze rero byo kuvuga ngo twagiye ngo gusaba imbabazi nta cyambere cyo nta muntu twabwiye nabi nta muntu twashinjize ngo wakoze iki ese kubera iki afite ubwoba nimba nta cyaha yakoze ubwoba bwagomba kubugira kuko amafaranga y'abantu ni menshi y'abatumirwa cyane cyane
ariko nayange yariye harimo oya nayange arimwo ariko abeshi yagiye azamura cyangwa yacishije ku kinyamakuru kiwe yabaririye amafaranga abeshi majority yabaririye amafaranga ubwo rero ubwo se navuga ngo kira ubwo butindi cyangwa se ubwo bugome ugufata amafaranga y'umuntu bayamwohereje nk'impano kandi wamuhamagaye ngo vayo umubyajije umusaruro cyo ni icyambere aguha arakwinjirije sana kwinjirije ako kanya azakomeza kwinjirize umwaka uko umwaka ushize n'undi uzaza n'abazajya baza bamubona bose bazajya baza kumureba warangiza ukamurira amafaranga y'impano bamuhaye aho kanu naga ari keza rwose none nanjye ngira inama aba bantu mujya ku macano y'abandi niyo badashyizeho nomero zanyu ku biganiro mwakoze mujye mumenya ko gahunda ihari nuko basoza nyine bakabarira amafaranga gute ukora ikiganiro umuntu wamubwira ngo ushyireho nomero yanjye akabyanga cyangwa yanabyemera ukamara gahaguruka aho ngaho ukagenda yarangiza nomero yawe nayo kubiteho ukazabona ikiganiro yakiditinze na nomero yawe yashyizeho biya bishatse kuvuga iki meaning what ariko kuki ubwenge bafite mwebwe mutagomba kushishoza ngo mubumenye niba uzengutse ku binyamakuru birenga 5 ukabona bakujya tubwizanye ukuri fata umwanya nawe uvuga utese bari abantu bankurikirana ku binyamakuru birenze 5 ntacyo nakora kugira ngo byihura bajye bansaba ku kinyamakuru cyanjye buriya hari umuntu njya nemera nubwo wenda atari ngombwa kugira ngo wenda mbe nabivuga cyane buriya Rayira ndamwemera dore Rayira impamvu mwemera hari igihe yakoze inkuru akora inkuru ahantu heshi hatandukanye muri cyagiye cya dore imbogo inkuru arazikora arangije amaze kumuzamura bamwe muri mwe mu banyamakuru mu mwitura ko yamuririye amafaranga kandi nta n'ikinyamakuru icyo gihe yari afite rwose Rayira pe nacyo ahubwo icyo gihe yaramubazaniraga mukamubyaza umusaruro murangije mu bari mwebwe mu mushoka ngo yariye amafaranga dore imbogo kandi munamubeshyira nawe yariye ikintu Rayira yakoze cyanshimishije n'ukuntu yahereye kuri buri cano agenda yibwira ati ubu mfite iwanjye nawe ngiye kuzajya nkora inkuru nzikorere iwanjye atangira avuga cano yiwe bityo agenda azamuka gutyo na gutyo ariko naramwemeye dore impamvu namwemeye kujya yirukanga mu binyamakuru byanyu abaha views abavugira abazanira n'abantu yizamure yaterendinze kuri TikTok yiwe mwarangiza mukamushyiraho n'icyaha cy'ubusambo ngo yibye yatwaye amafaranga dore imbogo buriya haranahise mwemera ndavuga ati Rayira koko uri umwana uzubwenge uri umuntu uzubwenge uvuka iwabo w'abantu bazi ubwenge kuko yahise afata gahunda ashinga ntuza yiwe cano yiwe kandi genda izamuka ubu ngubu bamaze kugera ku ntego yashaka kugeraho none mwebwe BOAZ yakoreye ibi ngibi murimwo n'abagabo ibyo Rayira yakoze ari umugore mwebwe bibananije iki niba BOAZ yarabaririye amafaranga mwebwe gushinga nuza zanyu byarabananiye ngo mujya mutanga ibitekerezo kuri cano zanyu bibananiza iki Rayira w'umugore yarabikoze bikemera bibananiza iki niba bitagenze gutyo n'ubundi muzahora muserera n'abantu usibye na BOAZ wenyine muzaserera n'abandi tidore n'abanga bari kubaha ibiganiro ejo uzasanga muri gusubiranamo gute mwumva ko mwahora muserera ariko BOAZ we arakabije pe arakabije ngaho pe ninamuririye udufaranga Theogene namuririye udufaranga BOAZ amuririye udufaranga usibye ko abangaba ari nabo tushobora kubona tubashije kubona babasha kuvuga abatabasha kujya kuzindi cano ngo bavuge ikibazo cya BOAZ ni beshi for example niba hari n'uwategeye akajya kuvuga inkuru iwe nyine bikagera uko nguko bikarangira namuriye wenda nigize abona izindi cano zindi wenda yajya kubivugaho kuko wenda yabonye ko ibya mbere bya failinze nta kintu bamumariye kandi wenda we yaramuhaye ikiganiro amuga kari bumufashe abo yakutiniye amapranka ababwira ngo ari kubasengesha mu butayu ndagira ngo mbabwire ngo izi cano muri kubona zitirirwa ngo ijambo ry'Imana cyangwa Bibiliya niyo mpamvu ngiye yanjye nayise Josiane official kugira ngo atazagira umuntu uzumbwira ngo ngese ko watubwiye ibintu bitandukanye n'ibyo wari kuduha oya ngiyewe reka mbabwize ukuri nanga igitekerezo bitewe n'ukuntu nabonye ikibuga gihagaze niba mbona ijambo ry'Imana ryo riri kumata niyo ndi bukuzanire niba ndi kubona hari ibitari kugenda neza mu bantu muri society runaka bitari kubaka society ndaza mvuge ngo ibi bintu byasenye society muri ubu buryo
ngira ngo mbabwire ngo BLAISIRE nawe ku buryo ari gutangamo ibiganiro cyangwa ari guhamwa abantu ibiganiro hari ahari gusenya sosiyete kugira ngo afate uyu BOAZ amubuze kujya ku bindi bitangazamakuru. Ese yumva abantu bazamenya channel yiwe yonyine cyangwa bazasura channel yiwe yonyine? Ubwo se aho ngaho ni harimwo ishyara ahubwo kuma yumva kuko yazamutse abandi batazamuka byonyine ibyo ngibyo ni bibi. Mugiye kuvuga ngo mvuze umuntu ukomeye rero ufite channel ngo hitinga, reka muvuge niba hari byakoze bitagenda neza kuba afite channel hitinga kandi yanditseho zaburishya nibishatse kuvuga yuko ari gukora ibyiza gusa. Oya, niyo mpamvu nikosa yakoze tugomba kurireba tukarijajinga natwe tukarivugaho. Urumva kuvuga ngo rero ngo yafite channel ngiri very high yamaze very high ariko araho yaciye kandi natwe izo nzira aciyemo nako twazinyuramo bikemera. Buriya rero nta n'umwana uvuka ngo yuzure ingobyi. Ntago dushobora kubona ukuri ngo tuguhishire cyangwa tubona umuntu akora nabi ngo tumuhishire tutamubwiye ngo yikosore. Kumva BOAZ yajya kuyinde cyane akavuga ni ikibazo. Nk'abanyamasharimwe, nk'abanyamatikumwe. Nibwo se ni hehe mudafite ishyari ni cyangwa ni hehe mutakora ubugome? Niba mwumva ubutumwa, niba afite ubutumwa cyangwa se wenda afite ubuhamya bwafasha wenda abandi bakobwa n'abasore kunyuna inzira yaciyemo kugira ngo nabo bakora mariage. Dore ko BOAZ n'uyu Berize baciye mu buzima bukakaye. Kuba yajya yandi macano ageraho abandi bantu bameze nkuko yari ameze kugira ngo bace mu murongo wa nyawo bagire icyo bageraho nk'icyo aba bagezeho ni ikosa. Reka mbabwize ukuri, narababwiye ngo Yesu Kristo mwaje mutubwira mwashatse kujya mu mutugurisha nibyo, ariko nubwo mutugurisha ikiyo kibabaje nuko namwe mwa mutamuzi. Kuko niba Yesu yaciye mu bintu by'imibabaro kandi akaba yabwirizaga mu ruhame atarihishaga atarikingiranyaga ngo yihisha abantu, mwebwe ibyo mubonye ubuhamya mubonye ubutumwa mubonye mugashaka kubwikubira ngo bube hafi yanyu mutaretse ngo bugere n'ahandi hano kubatabuzi. Ibyo ngibyo mwa mutubwira duhita twibonamo ko muri mu bucuruzi bundi mudashaka kutumenyesha Yesu Kristo wa nyawe, ahubwo mushaka kugira ute muhinduke resources zanyu cyangwa se imitungo yanyu ku buryo twajya duhora kuri nuza zanyu kuri channel zanyu tureba ibihari gusa tutafasha gutarabuka ngo tujye kureba n'ibiri ahandi. Yesu yaje ngo babwirize ubutumwa ngo bugere ku mpera z'isi. Nago yigiza avuga ngo habe kubwiriza ubutumwa ngo kuri channel imwe ngo were kujya ahandi. Reka mbabwire niba ari zaburishya niba zaburishya niba ari ubutumwa nyire reka ubutumwa bwavuzwe iwawe bujye n'ahandi. None si wawe niho hari abantu bagomba kumva ubwo butumwa honyine iwawe kuri channel yawe niho hari mbese urumva ko channel yawe ariyo bajya bahora baza kureba. Noneho abari hari hase buzabageraho gute? Ese ufite capacity zingana iki zizatuma abantu bose bisi yose baza iwawe? Ujye umenya ko ibintu bisharinga. Niba nabonye abwiza kuri channel yawe ni necessary biri ngombwa ngo bihe n'abandi bajye kureba uwo muntu yaje kubwiza kuri channel yawe. Noneho wa munyamakuru wundi ufite abandi bantu n'ibihumbi 300 nawe azamuhamagare abwire n'abandi. Ubwo nibwo butumwa nakemeranye. Naho ubutumwa kubwiriza kuri channel yawe yonyine nta handi umuntu yajya. Ibyo ni ishyari si ubutumwa. Ibyo ni ishyari naga ari ubutumwa bwiza. Yarabitubwiye aravuga ngo ngewe nabakoraho ibiganiro bibiri bigahita bibashyira hasi. Urinde wo kudushyira hasi uri Imana. Imana ni ishyira umuntu hasi ikanamuzamura. Byari biturutse ku kise kugira ngo abwire ngo abakore ibigana akabashyira hasi. Buriya niba ishaka no guhamurenganya avuga ukuri kandi avuga ibiriho cyane. Ese wowe urinde wo kumbwira ngo sinkagendane n'umugabo wanjye? Urinde wo kubashyira hasi warabazamuye none urabahamagaye ubakoresheje ibiganiro babwira ko uzabashyira hasi. Urangije ubwo buntu bwose urabukataguye wedetinze ibyo bavuze, ibyo wavuze ubikuyemo. Ubugome aho ahatari ubugome ni hehe?
niba waditinga ngaho bishyiremo byose n'ibyo wavuze byo kubatura hasi ubu ko bigaragaye ko ushaka kubatura hasi se twe tuzabyemezwa n'iki ko inkuru ugiye kubakoraho ari y'ukuri hoya tujye tubwizanya ukuri Yesu ni wabwiye abagore ngo nimwirire n'abana banyu yarabwiye ngo nibirire none se bavande urumva ibi ari byo n'ubwa mbere mu biganiro Berize yakoze n'ubwa mbere mbonye aho Berize avuga ikiganiro nk'iki ababaye akavuga ibyo Burezire byose yababwiye akabona ko nta n'ibyo yeditinze mu byo yababwiye iyi ni nuza simusiga ni gihanya simusiga z'ukuntu nuza Burezire ari kugenda agira abantu ubu ni mu byiyumviye ko hari ibyakataguye kandi ko kwiyongesera igihe ngiye Burezire umunsi umwe yagiye kumpa ikiganiro ikiganiro ashaka kugira ngo ankubite hasi mbibonye ndavuga ati iki kiganiro ko numva ari danje simbabeshya ibintu namukoreye nanjye mbanza abibwiye abandi banyamakuru nahengereye yasohotse nanjye ndabivangavanga n'ibyo atambajije nikubitira nk'ibindi bintu ngakubitamwe indirimbo zambaye ndajyayo ngeze amahirwe yakeditinga ariko uguze ukuntu yari ari kukinkoresha we yari bunture hasi hakananuka Burezire wowe ufata umuntu ukamukoresha ikiganiro ukanamutuka koko kandi ariko guha ikiganiro ngo hari agashushwe ngo hari iki reka nkubwire n'abantu baza kuguha ikiganiro nuko nyine wowe ushaka kubabyaza umusaruro njye ntago ngende risosi kabisa ntago ndi imitungo y'abantu ku buryo umuntu yashaka kumbyazamo umusaruro umuntu ushaka gukoresha ikiganiro akajya nagutuka ibaze noneho agisohora ari kugutuka Burezire warakoze kutagisohora pe bantu banje niba mukunda kamera nimwishingira hanyuma cyane cyangwa se mujya ahantu batabatuka cyangwa mujya ahantu batabajya nyine kuko wundi uzakoresha kubwira ngo uvuga ubuhamya bwawe ubuzima bwose ubukubisa aho ngaho yarangiza agafata ibiganiro yakoresheje bahaza n'inkunga akazimira wenyine ubwo se ubwo muri mu biki mwagiye kugira ngo mumwubakire inuza yewe narumiwe ubu ko mugenda bakababaza amagambo mwashinze cyane uzanyu mubura amagambo yo kuzivugiraho mwabuze icyo muvuga umva mwana niho no kumenya guteka dodo no guteka dodo byaramananiye mumbwiza ukuri no guteka dodo byaramananiye reba umwanya wanyu muta ngo mwagiye kubaha ibiganiro arangiza bakaza ngo bakubita hasi mbese mukabaho muvuga ati tutakoma rutenderi bikagenda je na munsi honga kugira ngo gatanura hasi nawe ngatanura hasi ngo bitagenda nuku muhora mafata mu nyuma afata mu nyuma reka ata Beri uri umuntu w'umugabo noneho uyu munsi atangiye kwiga kuvuga noneho umugomba kuvuga ikikubabaje naho naruhuka buriya nuzemera umuntu yagusuzugura mu buzima urimo agusuzugura uko yiboneye agusuzugura se nkanda aragutunze se imisi yose niba guha 10,000 wenda by'umunsi umwe ikiganiro wakoze yazongera guha ibindi se iyindi misi ni mu byimenyera ntakabasuzugure abasuzugura nicyo muri cyo abasuzugura ubuzima suzugura n'iki ndimbwa simboranye umurizo nwansuzugura susuzugura n'iki unsuzugura nkana mfite amaboko 2 kuri 2 kabone naho naba nkora nkabona kawunga gusa ubwo nyene ko Imana yabashimye ko ndi burye cyangwa se nkabona wenda ibijumba nibyo Imana yabashimye ko ndi burye ariko nago wansuzugura nkomeze kuntiripota ngo nuko ngubona ko nyine ngo wenda ngo ndi umukozi wawe nkoresha uburyo ubu wapi reka ubu igihe kirageze ngo buri wese yubake uko ari yiyubake mbese ikintu cyose umuntu ashaka kugeraho akoresha uburyo ashoboye akigeraho nta mpamvu yo gutega amaboko cyangwa ari gusabiriza microphone nge narabwiye ngo nzajya mbabwirira kuzange nzajya mbabwirira ku icano yanjye kandi information zibagereho murakabije gusuzugura abantu ngo nuko ngo babaye mu buzima kundi kuntu reka indi misi yose naguma muri bubatunge ni muri bubonye byabo gusa icyama ngo mukamenya Yesu mukorera uwariwe niba ari Yesu mwihimbe sinanabizi
ngewe mbona uwo muvugira atari Yesu pe. Mbona abanyamakuru bamwe na bamwe batavugira Yesu cyangwa badakora ku nyungu zo kugira ngo Yesu amenyekane, ahubwo bakora ku nyungu zo kugira ngo ibyawo bimenyekane apana ibya Yesu. Kuko umuntu uvugira Yesu nago yatuma abona umuntu uvuga Imana ngo agume kuri cano yiwe yonyine hatabayeho kwauka ngo ajye ku yandi macano n'abatari bazi ubwo bahanya ngo bumenyekane ngo nabo bawumenye. Oya, na Yesu kwikubira nabonye rwose, nawe kwikubira ubuhamya ngo mugumaho hantu ubwere gutaraburika kandi Yesu ataruko yaje avuga. Gusa mukomeze kwikomereza abantu, mukomeza kudukurikira hata mukoresha subscribe na comment, kumve comment zanyu kuntu zitubwira aho mubona natambikiriye mume comment bimenye. Murakoze.